Bahaye ikaze kuri Mupenzi TV. Uyu mwanya ngiye kukugezaho ibintu 10 byagufasha guhindura ubuzima ukabaho ubuzima wifuza. Icya mbere, kwifungirana muri wowe. Kwifungirana ukamarana umwanya nawe ubwawe. Akenshi usanga yari ushaka gutera imbere barakubwira ngo ugomba kwegera abandi, ukegera abantu bagutanze gutera imbere kugira ngo baguhe inama, bakugire inama z'ukuntu wahindura ubuzima, ariko ntabwo ari byo. Urugero rwiza ni nk'ikinyabwoya. Hari ikinyabwoya gifata umwanya munini, gifata igihe runaka kiri mu gikonoshwa kikazasohokamo cyabaye ikinyugunyugu. Nawe rero kugira ngo utere imbere, kugira ngo uhindure ubuzima bwawe uko ubishaka, ubuzima ushaka kubaho, ni ngombwa ngo mbere yo kwegera abantu bagutanze gutera imbere, mbere yo kwegera inshuti zawe, banza wowe ubwawe wihe umwanya wenyine, umarane umwanya nawe ubwawe wenyine gusa, wibaze mu by'ukuri icyo ushaka kuba cyo, wibaze uko ushaka guhinduka, wibaze mbese wibaze utese mu by'ukuri ndashaka guhinduka gute, ese nakora iki kugira ngo nanjye ntere imbere, mpindure ubuzima bwanjye mbeho nk'uko mbyifuza. Hanyuma numara kumarana umwanya nawe ubwawe, wamaze kumva mu by'ukuri ko ushaka guhinduka, ko ugomba kumera, icyo wakora n'iki, ubone kwegera abandi, inshuti zawe, abandi bagutanze gutera imbere, bafite ubuzima bwiza ubona wifuza nawe kubaho. Hanyuma bakugira inama, bavuga uti ndashaka kumera gutya, ndashaka kugira gutya, bakugira inama y'ibyo wakora kugira ngo uhinduke, ariko wabanje wowe ubwawe kwitekerezaho mu by'ukuri ukumva icyo ushaka kuba cyo. Hanyuma noneho icya kabiri, kugira ikintu kikwibutsa. Niba ushaka kuba nk'umuntu runaka, wenda njyewe n'urugero nkunda Louise Mushikiwabo, niba nshaka kuba nka Louise Mushikiwabo, ndaba mfite ifoto ye ijya inyibutsa ko ngomba nshaka kumera nka we, kadire runaka, iki kintu kikwibutsa icyo ushaka kuba cyo. Hanyuma icya gatatu, kwiyeturira ko ibyo ushaka kuba byo, ukumva mbese ufite buri gihe ibintu biri pozitifu byerekana ko ushaka kuba ikintu runaka. Reba nk'urugero, hari inshuti yanjye, hari umudamu w'inshuti yanjye nakunze cyane, yaratubwiye, yaduhaye ubuhamya bwe bw'ukuntu yari umukene cyane, ari umukene rwose, yumva yifuza guhindura ubuzima ariko byaramuyobeye ukuntu yabigenza. Umunsi umwe ngo aribaza, ari saa 10 za nijoro, aribaza za mu gitondo, aribaza, arangije afata udupapuro duto cyane agenda yandikaho ngo ubwo mfite ubuzima ndi umukire, ubwo mfite ubuzima, ubwo mpumeka, ubwo nta kibazo, nta burwayi mfite, ndi umukire. Agenda abimanika ahantu henshi. Abyutse nyine atangazwa no kubona ukuntu yagiye yandikamo utuntu avuga ngo ndi umukire. Ariko icyaje kuvamo ni iki? Kubera kumva ko ari umukire, nyine buri gihe ko ari umukire, yashatse uburyo bwose agomba kuba umukire, kandi koko yabigezeho. Ubu ngubu ni umukire, ubuzima bwe bwarahindutse, asigaye abayeho ubuzima yifuza. Hanyuma icya kane, kugira isaha yo gusoma. Iki ni ingenzi cyane nubwo abantu benshi batabikora. Buriya isaha yo gusoma ni ingenzi cyane, ugomba kubipanga muri gahunda zawe za buri cyumweru, nk'uko upanga ibintu byose muri agenda yawe, ukabipanga ukavuga uti ngomba kugira isaha yo gusoma. Iyi saha yo gusoma rero biva wowe ku bushake bwawe, kuri gahunda wihaye. Ntabwo bivuga ngo uzasoma wenda mu gitondo, ni ngombwa gusoma mu gitondo cyangwa ni ngombwa gusoma nimugoroba. Bizaterwa wowe na gahunda wihaye n'umwanya ufite n'umwanya wabihaye, kuko ni ibintu ugomba gupanga, gushyira muri agenda yawe
ukamenya ko isaha runaka ugomba gusoma. Wenda se niba wihaye kujya usoma mu gitondo cyangwa se gusoma mu masaha ya nimugoroba mbere yo kuryama cyangwa se gusoma hagati mu munsi, biterwa nyine n'uko wabipanze. Ni ingenzi rero kuko gusoma nibwo uzavanamo amakuru ahagije, nibwo uzavanamo information zihagije zizatuma nawe uhindura ubuzima ukabaho ubuzima wifuza. Hanyuma icya gatanu, kwiga ugomba gushaka ikintu wiga. Niba wumva wenda ushaka kuba umudozi ukomeye n'urugero, ugomba gushaka uburyo wiga kudoda, uburyo mbese ushaka ikintu wakwiga ku buryo kizamura ubuhanga bwawe. Niba ushaka kwiga indimi n'urugero ukaziga, niba ushaka kwiga umuziki, bizinesi, byose ukabyiga, kuko ibi bizagufasha nabyo kugira ngo uhindure ubuzima bwawe ubeho ubuzima wifuza. Hanyuma noneho icya gatandatu, kugira isuku aho uri, kugira orudire aho uri, kurinda akajagari kaho uri, kuko burya nk'uko nabibabwiye muri videwo hari videwo nabahaye ivuga uburyo ugomba kuorganiza ibintu, kugira gute. Iyo uri ahantu hajagaraye, uri ahantu hari umwanda, nta nubwo utekereza neza, ntabwo rero byagufasha guhindura ubuzima kugira ngo ugere ku buzima wifuza. Hanyuma noneho icya karindwi, kwandika ibyifuzo byawe, ibyo wifuza kugeraho. Niba wifuza buri gihe uko wifuje ukavuga uti wenda ndashaka kuza mu mwaka runaka, umwaka utaha cyangwa se mu kwezi gutaha cyangwa se mu isaha runaka, ndashaka kuba nakoze iki, ndashaka kuba nageze kuri iki, ndashaka kuba, ibyo byose ukabyandika kugira ngo ujye ubireba, usome, wike ku ibintu runaka wifuza kubigeraho kandi uzabigereho. Hanyuma noneho icya munani, gufata igihe cyo kwitekerezaho, ukitekerezaho kandi ntuwibere, ukareba ibintu ukitekerezaho, ukibaza icyo ushoboye, icyo udashoboye, ibintu biguca intege ni ibiki, mbese meze ne, nahinduka ne, nakora iki kugira ngo mere gutya, kugira ngo iki kintu cyancaga intege kiveho, n'iki. Mbese ukitekerezaho ukumva ubushobozi bwawe buke n'ubushobozi bwawe buhanitse mu buhe, ukitekerezaho mbese ukiyumva wowe ubwawe utibereye kandi. Hanyuma icya cyenda, gushaka buri gihe ikintu cyakumotiva, gushaka ikintu buri gihe cyatuma udacika intege, cyatuma udasubira inyuma. Niba hari ikintu uhuye nacyo gishobora kugusubiza inyuma cyangwa kugucika intege, kikaba cyakubuza gukomeza inzira yawe yo gushaka guhinduka kugira ngo ubeho ubuzima wifuza, rwose ishakisha icyatuma kitabaho, icyatuma utacyitaho. Usome se nka disikuru, urebe nka disikuru z'abashoboye gutera imbere bahereye ku busa, urebe nka disikuru wenda. Njye nkunda kumva disikuru za Barack Obama, za Oprah Winfrey, byose abo bose na Michelle Obama, bose numva disikuru zabo zikampa motivation yo gukomeza. Hanyuma noneho icya cumi ni nacyo cya nyuma, kwiha igihe, kuko buriya inzira yo guhindura ubuzima ntabwo ari uyu munsi, ntabwo ari ejo. Niba ushaka guhindura ubuzima, ntuvuge ngo se ko nakoze iki ntibikunde, rwose kuki ntariho guhindura ubuzima kandi nshaka guhindura ubuzima, nshaka kuba ubuzima nifuza. Oya, ntabwo guhindura ubuzima ari aka kanya, ni process, ni ibintu bihoraho. Niba ushaka guhindura ubuzima, uharanira guhindura ubuzima, ntiwumve ko mbese byagucikanye, ntiwumve ko byagutindiye. Bihe igihe ubuzima, ushaka guhindura ubuzima ni ibintu bihoraho, ntabwo ari aka kanya. Si uyu mwanya rero
ntabwo ubuzima buhinduka aka kanya, ni process. Ugomba rero guhora ubiharanira, ukabiharanira buri gihe kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke ube ubuzima wifuza. Ngibyo rero ibintu 10 nashakaga kubagezaho kugira ngo bibafashe guhindura ubuzima muri ubuzima mwifuza. Rero nahawe ho kubikurikiza ukareba ndetse niba hari n'ibindi ubona nta kubwiye hano, nawe ubitwandikire muri comment, utubwire uburyo ibyo wakoresheje, icyo wakoze kugira ngo uhindure ubuzima uburiho ubuzima wifuza, n'abandi bakurebereho, natwe tukwigireho, twongere ku byo twari tuzi kugira ngo dufatanye twese duhindure ubuzima, buri wese ahindure ubuzima uko abyifuza. Tubeho ubuzima bwiza, tubeho ubuzima, tubeho tutararikiye uko abandi babayeho, twebwe tubeho ku buryo tubayeho rwose twumva tutarogereta uko tubayeho, twumva ubuzima twifuza twabugezeho. Ngaha rero ni ahangaha nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ubwo niba wumva ukunze ikiganiro, ndagusaba ngo ukigeze ku bandi, abandi nabo bamenye uburyo dukoresha kugira ngo dutere imbere, kugira ngo duhindure ubuzima, tubeho ubuzima twifuza. Kandi niba uri mushyashya hano kuri Mpenzi TV, ndagusaba ngo kandi subscribe, ukande na like kugira ngo biduhe natwe motivation, biduhe courage, biduhe umunezero, biduhe imbaraga zo gukomeza kubakorera video zibagira inama, zibafasha mu bintu byinshi binyuranye. Ngaho rero naho utaha, bye.